Yes, nyamusuza kanezera kumeze neza uri hose mu cyo gitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nyine nitwa cekeco isi ndetse n'abana kina n'abanyana so batandukanye mu cyo gitandukanye ya gutanga isaramitima kwa mukurikiza gusigiriza ibyo yasenye ngururamo ngo Kigali News 25 Isaka TV 50 seta umubyeyi ngo nagukira umukobwa abo bashemiye ugomba kunsekera rega nari ngukumbuye musekera se wafanye mikoro neza za basi kuki cyawe nzi ndagusekera kuki cyawe nzi kugikoma ntaguhaye no kusikari ntaguhaye akora atambana nyine muzi mu kuvuga amagambo gusa ariko ibikorwa byo byarabananiye tunzwe n'umunwa sibwo bwa mbere duye kuva nabyara Imana ishimwe kandi abantu bazi ko ngo duhora oya ariko narababwiye ngo bakubona kuri mikoro bakajyanwa isi ariko nababwiye ngo wanze kumva ikiganiro nyiguha mwikise ngo bigende gute umunwa wawe ari maze iminsi nsenga Imana umva isi akavuga ibintu bipfuye kuri njyewe uravugisha ukuri nabwiye abantu ngo ratwite abantu baba ngo n'umunwa wanjye reba nk'amagambo wavuze wowe na ruraruzingo hariya barwita ngo iki bureze reba nk'ubugambo wagiye ugahurutura nese yo twavuze ntago ari byo wavuze iki kizima nese nubana na Fani mugafata n'umwanya oya ntubana na Fani twabivuzeho tutabana mwishyize hamwe tutahashyira ko mfite ubwoba ko amakuru mfite ngo ko Fani ngarumereza ibene bura nuzasinzira agahita agufata ku ngufu abarezi bene barabyara barezi bene oya nanimvuze ngo urumva cyangwa wamuhaye mushiki wawe oya amakuru mfite arabikora akanabikorerwa okay ubwo niko ameze simbizi nyine uzacunge neza ndacunga atazagufata ku ngufu amafaranga nimba icunga mbyunguke miki nese agufashe ku ngufu ngiye nago nyikora ikintu nafitemo inyungu okay byaje gutunya ngo wisangane nanuza na Fani nabo yanyimye ikiganiro nimo ndabivuga ariko Yesu azamunzanira na Muhammad azamunzanira na Allah azamunzanira ni isi Imana igira nabi yaje nyine ku myaka 10 ameze nabi niko nabo ahantu yabaga baye bamwirukanye so Paul kwanza nabonye barakwirukanye mu nzu uri muri arahe samura mikora ariko ikibazo duhuye ntera umunwa ubana na Titi aratwite yo nababyaye atwite iki hari umunwa wawe waramupimye wafashe test wereka abantu ko atatwite mwabanwe mudukurikiye sinjya mbeshye umva nyine ndakubaza ati tubwe yarakubwiye ngo isi yandatwite abikubwira mu magambo agiye kubyara nawe warabyaye ibaza mukecuru wanyu ababuzukuru azabashyiraho nusuko se abagira amahirwe barababona nose kuba utamufite bwo kandi nanone umugore muzima n'ububyara nusura baziki kucyo uvuga ukivuguruza Olivia nari ngukumbi bansuze abadukurikiye mu bice byetandukanye abarundi b'inshuti zacu abari muri Oman muri diaspora n'abarundi bakubereye baramu nabaramukazi banakubereye basohoka si kuko nta mugabo wo mu Rundi ngira wowe ubivuga wenda mubivuga ubizi mu burenganzira bwawe wansabye wambwiye ko ntaza kuvuga ku muntu runaka reka kumuvuga ariko abantu baramuzi inde sundi muvugiro abenyemene wavuga ibyo ushaka gisari kibazo ese umwana uhetse so wa Murundi nyine Murundi nuwaye nuza iradukunda Mariki nuwahehe se nago muzi asate bandi ufite televiziyo channel twa Murundi TV yaririmbye ihe ndirimbo ko namuzi yakoze ibiganiro ariko baramubona yewe umuntu simuzi kabisa umuhekeye zanyeretse ifoto ye ndende umuhekeye gusa abantu badukurikiye kirazira kikazirirwa gukoresha gushyira umwana ku itangazamakuru cyo kumukinisha film ibingibi ribyo nago izabyihanganira ko ndumva bakurikije amabwiriza ariko none yakurikiza niyo mpamvu n'umuntu bw'abagenzi bawe bati attention sawa biragaragara Olivia wabyaye iki bizakuzindura bizanzindura urabimbaza ngo bigende gute hari umukobwa byaba ari sawa ari umuhungu byaba ari sawa gusa n'umwana ibindi nibikorera umwana mwiza musa usa nka se Murundi nakarundi n'uzamwe so abadukurikiye ari iterabwoba maze iminsi ngirirwa iyo umuntu urimo kumpamagara ambwira byinshi byetandukanye ikiganiro nakoranye na Titi mwaracyumvishe nicyo nakoranye na Murundi kumwe na Titi mwaracyumvishije ariko umuntu yarambwiye ngo isiyaka ngo urimo uranyiha ngo urimo uranyiha so Olivia tugiye kuganira bike mu minota mike kugira ngo uvane wenda umwana wenda
aho wicaye ajya kuryama cyangwa sinzi nawe ajya gushaka ubundi buzima nabamenya ariko hari amajwi ngoma kukumvisha numara kuyumva uramaho commentaire aricyo twese agasesemi uba wibera agasesemi atari kuri kamera niba cyangwa ndayo majwi nayo ikintu naratangaje ngo umwana uhetse ni umuki n'umuntu wo muri noza wo muri Ghana ubundi wangu uvuga ngo umwana ametse n'uwuyu ubundi njya gutendwirirwa twari turi kumwe nyine cyangwa ni wowe wamutije inzu we ntago nagufata akaguru urumva yewe nta nakaboko nafashe ariko urabizi ko uno muntu yigeze kumamagara mbwa ati umwana wanjye uri gushyira ku binyamakuru narabigusabye umwana we se yabyaye he ewe ariko ano majwi afite ikibazo singiye gusebera imbere ya kamera n'ubu paparazi ariko ibyo mvuga ngiye ni ukuri ese ubundi byaba ukuri ibyo byaba ukuri gute umwana ari wa muntu se uwo muntu se ubundi bagize ngo isiyaki abakobwa bose bagiye guterwa amadaha arabaherekeza bakajyana ariko kuri ino mihanda mba numva byinshi bigiye bitandukanye nyine ubu byumva wajya se making ashuka amenya niba ari ukuri cyangwa atari ukuri Okay. Wakicara basi nkakira. Wavuze se kamera birakorohera. Ngombwa umuntu yumve yicaye. Okay, umva no majwi. Yahagaze sare byo mutumvikanye mu Rwanda. Nyine ari tutumvikanye tutahuje mbese. Samwa abona inyamaswa ku maso. Amazi ku maso? Twarahuye. Okay. Ariko yari yarabyangira ngo ari ku kiriyo. yari yarabyaye ko nahageze yarabyaye nizamaze ari kumara hafi kwezi. Okay. Yego. Ubu nyine hari ibyo nyine tutahuje mbese tutahuje. Kugeza ngo twarakuye mu kiganiro ese ariko so nakoze kubona narakuvuzeho kandi ibyo naratangaza aribyo by'ukuri. No mu kiganiro n'ubundi yarahawe na Titi tutari mukuru wa Oliva. Buriya nkerekana urumva nkerekana aho kuri nkerekana se w'umwana n'uwitwaga se w'umwana atari se w'umwana nk'uko nababyivugiye urumva kumufasha kubera impamvu runaka atanamuzi atakuzi yego hari kosa nakoze tugiye gufungura nta kosa wakoze wenda nagushimira n'ikiganiro wakoze uko n'umuhungu wa mutipe preze kuvuga ati isa kukajama tisha ku mwana atari wako vipi ariko ne Breza wabyivuge nagari ngiye ndagushimira ko navuga ati tuzanahuza nunashaka urumva mana YouTube amafaranga tubona cyo duhembwa nabadukurikira yego reka tubireke ibindi turaza kubyumva mu kiganiro oya mu kiganiro aya majwi afite iminota 8 twakonye n'ayandi akagira n'8 ubwo ni iminota 16 abadukurikiye mu kiganiro aya majwi turaza kuyakina iri jwi waryumvishije naryo yaje mu Rwanda murahura ninde nyine wa mukamero navuze ko mwabyaranye wandi wambwiye ngo utegerezwe gusiba ifoto y'umwana wanjye urumva nabyaranye na Olivia ati mama na papa ni baramuka babibonye basigaye baza bakanyitirira hari si gusa uwo ni uwahe muntu ubyumve mu kiganiro yaranambwiye ngaza uwahe wahamagaye isiyaka wenda kuzi uwahe dore rwose ndabiza aragukurikira w'ikintu yakoze yambwiye mu kiganiro barasa no kubyumva yaravuze ngo yakundaga ibiganiro byawe kuva na kera urumva abikurikirana none abona utwite Murundi ngo yihakana umwana aravuga ataguye ngo n'umwana Murundi amwihakane nkuko uriya mukobwa mukunda namufana reka nemere kumumenyera buri kimwe cyose akohereza amafaranga ari hanze urumva kugira ngo ufashe umwana ugiye no kubyara ngo nawe agufashije n'ibiki ariko ngo nyuma ageze mu Rwanda mwarabonanye ikintu cyabaye mbabwira amakuru ikintu cyabaye wamunyega amaso ku maso ngwita ubanga no mujyama nago twahuza nawe nzi rwose wa muntu sinkuzi pe ariko yaragufashije umva yaragufashije yari ikinnye se harya yaruhiye ubusa waruhiye ubusa uhamagara isiyaka nibyo watanze waruhiye ubusa by'ubugambo nta mugabo ubinjajwa ariko reka nkubwize nta mugabo ubinjajwa uzi impamvu ndabeshya se njye nta numero ze nagiraga nafite izo hanze njye nawe nzi ariko yamamagaje yo mu Rwanda ari mu Rwanda kandi ngo mwarahuye ahubwo umubonye
benshi umubonye umuca amazi ko mana yanjye muko mpura n'abantu benshi uwo muntu namenya ari uw'isi Oliva urabizi reka tujye dutinya Imana ishobora byose njye mu mutima wanjye mu mutima nzi ko mwahuye muri uyu mutwe wanjye ibyo uri kumbwira byose do biri gucanga hari abamama bari batubwiye ngo tuzakuzane mwabamama mwe mwamubonye kino kiganiro cyeremezo Oliva muzamamaga mu mugira inama abo bamama bakubwiye ngo nzane bakubwiye n'ibyo tugomba oya baravuze ngo baragukumbuye rumva nzagutumire kugira ngo nawe commentaire ku mwana rumva n'ibiki tuganira nifite stress nyinshi isi yakamamagaye nzi ko ari ibintu bizimaje kumbwira azambwira ubusa bwarangiye bumvishe isi ya ndi mama mwipapa sibyo ibyo uri kumbwira ngo by'abagabo sinzi niyo bari uri kumva ibyo rero uri kumbwira hano imbere ya kamera ni nko guta inyuma yawe uri kumva ngo Murundi ngo nde ibyo bintu byose sinishaka kubyumva njye Murundi twaraganiriye nakazi ke reka nkubwire urambwira iki umva nkubwire ikintu kimwe hari ikintu mu kiganiro titi yari kumwe na Murundi bavuze ati umuntu ashobora kuba se umwana ariko nta kintu yigeze amarira umwana nta n'ubufasha yigeze amumarira nta n'ibikina mama w'umwana akavuga ati Imana izarera kwanza ntago kwitwa se w'umwana ari ukuba warateye turabizi none kuri wiswe se w'umwana se byarangiye mu muteye w'inyuma wese ubundi nuhuye azaza mu kiganiro yarabinyemereye azaza cyangwa bireke yarambwiye ati nzaza gusa ahubwo se wabangutse wa muntu we tugahura isa tumwemere mani njye nanga abantu bagenda bavuga sibyo uko mbayeho ninjye ukuzi uko ndyama ninjye ukuzi uko ahantu mba ndi ninjye uhazi kuza rero imbere ngo rivo kwanza mwatangiye kujya mumvuga njye nibereye no kwa muganga mani ndi kubabara ibise biri kunijya njyewe nabyaye kwanza mwatangiye ikiganiro ngo rivo ndimo ndavuga njyewe ubwanjye nafunguye telefone nsanga ibiganiro biri kuvuga rivo ni byinshi nanabizi nivire kwa muganga uko se muravuga ngo ariko nanjye ari ahantu wakoze unsubiza naragusubije nyine nakoze ikiganiro navuga ati ngiye ndashaka gusubiza nahamagaye Kemi namwihamagarira ndi mu rugo rwose ko hahandi nabasha no kugenda navuga ati mbabaro nsange mu rugo ngiye nshaka gose yako kuri uri kumva urangiza ko Fatuma arambwira ati ubundi Oliva umushaka iki ajyamye ko ndi mu kazi barimo ndashaka akazi gushaka amafaranga ntago ari ugupaparara kuvuga ibintu utazi utanahagazeho uri kumva suko se iremewe ariko ugatuma abantu bizera ibintu bitari byo ese ubundi uje ukambaza ukavuga ati Oliva nshaka kumenya iki ngiki njye nakwanga kukikubwira ariko ibaze kujya kubona nkabona ngo Oliva ngo iki ariko reka nkubwire abantu badukurikiye Murundi isubireho uze wegera Oliva urambye upfuka mu gwati Oliva ibyo ntakoze reka igihumbi cyane reka igihumbi nzajya bamubeshyeye arabaza iki ariko umuntu arabyibuka mu gatenga abadukurikiye reka icara bya ntacyo nongera kuvuga so Oliva ibibazo reka tunave kuri Murundi abari badukurikiye abibonye igihe kizagera kandi igihe kizamubwira kandi nagiye kizagera uha agaciro Murundi umuha agaciro ku kicenzi umuntu kumuha agaciro yakihesheje hari umuntu wavuze ngo ko Murundi afite ngo ko Oliva ari mwiza akaba yarabye ngo umwana mwiza Murundi aramwihakanira iki usubiza uwo muntu umusubiza nuko atajya byara nose yakwihakana umwana utari we ubwo nyine ntago yabyaye kuki fishi y'umwana yanditseho amazina ya Murundi njyewe sinyishaka kugira gute sinyishaka kuza imbere ngo njyewe mutere comment ku mwana wanjye mujye mumubarira anikurire neza mu mahoro yaje umuntu komanta ku mwana muvuga kuri Oliva muvuga no ku bindi mwana mu komante isanga arabihazi byongeye kuki fishi y'umwana yanditseho iradukunda Marike urayizi se warayibona ndabizi Yesu we kwisuzumisha niyo mazina yagenderaga rwose uranakotoye ati teko tuziranye urakotoye shyiraho amafaranga ngenzane ifishi y'umwana kuri kamera titi na Oliva urumva ndetse na murumuna wundi bafata nk'abashiki banjye nyine ndakubaza yarabyaye mbere yo kumushyiraho amazina ahubwo inshingano zo kurera zaramunaniye ese uko se kwanza se ubundi we umuhungu w'abandi muri kumuvuga ubu ahari yakoroye ngazi ngo bari waretse aho yaciye nta rwango ruhanyura gusa abagabo umutera inda mukirangagiza abo mwabyaye ariko no mwana azaba umukire wadagatangire ngo none se nk'umwana ngameze ati kubera ko yagafasha bikarangira umwana azakira abo umuntu ukomeye utangira kujya gusaba sinabyaye umuhungu
cyakoze nzakugura isukari y'umwana ntakugura isukari y'umwana ndabikora ni izina ry'imana nabikora uzakora iki umva se umva turi mu kiganiro ukamena zavoka cyagiye kera ukavuga ngo ndaje mwishyure ngo nangahera waranyishyuye ukavuga imbere y'abakunzi ngo ahubwo ndagukubira ndaguha bitanu ukumva nyine ni ibyanyabyo muzi ngo isi yakatanga amafaranga ntabwo yari ni amafaranga isi yakatanga wari waratse konsepti nta n'inyinya yakwereka namenye vuba kandi yishyura warishyuye tuzabaze kenisi uzamubaza niwe wazimeneye cyangwa ni njyewe ariko nari nkimukorera kari kameramani wanjye none nyuma ya kamera arishyuye cyeka niba warayahaye ken nayahaye ubu turimo turasoza tubwira urugendo rw'ibyakubayeho ubyara dore ko ari ubwa mbere wari ubyaye byagenze bite n'igiki cyagutunga ni ubwa mbere nari mbyaye ni ubwa mbere koko ni nkaho navuga ko ari ubwa mbere kuko wabiherukaga kera wa muhungu usa n'iyakuze abana babiri kwa mama wawe ubwo rero ngo uri kugira ngo nsebye rwose hari bureze kwa mama si ngo ubundi kwa mama hari bureze ni akabureze yabaye iki ntagahambirwe bazamuhambirira hese nawe inshingano zo zaranze no Murundi biranze bose ni inyatsima ase mbere ko mujya kuryamana nabo mwajye mutekereza kabiri si uko se uryamana n'abangana iki yewe se yabana na fatura uranganye na fatura ati se akaritonda kaceceke none gorofa abikata turi mu kiganiro rwose ufite umugabo witonda nibizakatwa uzakora ikiganiro hano bati saka navuze ngo ibibara bikata yewe bizanyuramo isya turaziranye erega n'intumwa y'Imana abwira 17 ibyo wicumurira rwose sibyo byo wicumurira 8 ahubwo ubundi se wacumura 7 gusa ku munsi ndakuzi turazi ubu nawe ugiye kujya muri bandi ngo bamwana ngo kwanda icara dusoza mwana n'uwawe wihakanye warangiza ukirirwa avuga ngo Murundi nk'inshinga ntabwo nakiyakara umwana si umugisha ariko si uwanjye mfite abahungu batanu mfite abahungu batanu barakuzi hari ibyo utavugira imbere ya kamera umwana n'uwa Isiyaka nuko navuze uwo ari we ariko uriya mwana n'uwawe none se abana bose usaba umwana none se nyine jya ubyemera ariko banakumenye ko nese ubu ngubu reka tujye tuganira uriya mujyama wemeye kwishingira umwana wawe sibyo bikarangira umukatiye urumva nuko nanjye rero umuntu yanyitira ngo uriya mwana we nkamurera kandi atari uwanjye birashoboka amakuru ya titi tararwaye Oliva nako sorry Fanny nawe araho mana uzamugamo ikiganiro ambwiye nkamuhamagara yahita avuga ngo uranyishyura none se njye nicariye aho ngaho sya imva ahubwo rakamubwira muzabikate ngo nakwishyura ntabwo naviriye mu rugo reka uranze uratwara byarakomeye shasi ndakwishyura mva nkubwiye ndakwishyura ngure n'isukari y'umwana imbere ya kamera ndatinya Imana yo mu ijuru nukuri se urakoze kandi umva nintabikora nimbikora uzabivuge hano nzi ko nzagaruka mbabwira ati none Isiyaka wallahi yinjiye mu isura aho wigize no kunzanira amata yego unyoherereza 1000 ubwira abakunzi ko ari 1010 njyewe ibintu byose nshyira hasi isa niwe wamamagaye jya ureka mbivuga uri kumva yanyoherereje 1000 agira gutya telefone ngo mwayabonye ngo ariko rwose ngo ngiye ngo rwose ngo ndayamuhaye 1010 isi ya nyuma naje kureba message mbona ni 1000 nose se wowe utangiye ukuri nanjye ndimushyize hanze noneho reka dushyire hanze noneho mbishyize hanze reka yanyoherereje 1000 imbere ya kamera kuko ari amazero icyo kiganiro muzasubira inyuma ni no kuri yica no kwa Kigali News so mu Kigali kamera amanyegera isukari y'umwana umva Imana imbabare ngiye gutanga bigaragara kubera impamvu yitanga pe n'ukuri sibyo iyi ni ya kangahe ni ya mbere iyi ni isukari aya ngaya nayo yabika mana yawe binyuze kuri kamera umva nayo nagusubiza niho nyuma yaho umva se dore igikapu ujya ngikiriya ushyiremo
Isaka yisubiyeho mana we isandagobera nyuma ya kamera narabyaye urumva yose yes urumva narabyaye nibwo bushobozi mfite sangure gaze yari yashize nakubeshye niyo yashize ariko inzu nawe nanze hari uzatanga utari nge ndakira numero zawe bazaguganirize bakugira inama ese ubundi buriya iyo umuntu uvuze ngo bamugire inama hari igihe umuntu ashobora ati Olivia ihangane mu byo unyuramo Imana ishobora byose urumva ikindi aba diaspora mubeshyi mwihane yarabizi nshyira hasi ise umuntu agenda nshyire nakuvuga ngiye n'amazina ko ndabizi ahantu hose oya mureke reka ariko namuvuga reka dusoze umwana wakoresha ukajya muri kumwe inyungu sinzana ati nomero za n'amazina harya kundangano witwa nde gabo bibi gusa mbwira turashoje hagira icyo ubwira abakunzi bacu nari nkumbuye hano kure ntago naherukaga ikindi nje mfite umujinya kubera stress mfite nzagaruka nitonze ari amajwi tuyashyira mu kiganiro cyangwa nticyashyira mani nubishyiremo biriya n'ubusutwa mani biriya n'ubusutwa isi yawe ujye ubireka bariya babuze ibyo bavuga ubundi si ubwo yaraje kubwira ku bihumbi 5 basi yabanje no kohereza ngo avuga ati Olivia ibiki n'ibiki kuguhamagara akavuga ubusa nk'ubwo ngubwo nta kintu bimaze yamamagara ntukangira ngo hari n'abanyamakuru bagenzi banjye ajya ahamagara arumva akababwira ukundi aragutuka se nk'ubu ngubu azahondi asiko mbaye hose isi ya mani ntukagire ibyo ntubishyiremo n'ubusutwa ugiye kumvisha abantu gatuma bajya mu rujijo rwinshi ari byiza ibyo twakinnye dusanga ikiganiro nibyo bitambuka ibindi ntabwo bitambuka reka tuzasubire ibindi biganiro nzagusura nsubire n'abarumuna bawe nshire na mukuru wawe nizeye ko n'abadukurikiye kandi mwaba mama mwamubonye Olivia bambonye abanyaka nimero zawe kuri screen zirahari muhamagare abashaka kumuremera mu kana kanyenyeri areka kuba kwa mukuru nawe aratwite ajya kwikodeshereza ahubwo taratwite koko ngenyera mu rugo mubaze umva ngiye nashyira amavi hasi ngakira akaboko k'iburyo bwanjye ngo titaratwite izina ry'Imana mu ijoro atwite abaye none nakumirwa mvugishije umva nyigira nazayikuremo nayikuremo nzabigura test n'injye umwipimira no wangaye niba twite ariko nge nabyo